Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze muri aka kanya mwese tugiye kubana muri iki kiganiro. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 byangiza ubwonko bw'abantu. Hari ibintu byinshi bitwangiriza ubuzima muri iyi si, ibyo tunyuramo, ibyo dukora, ariko nyine tukaba tutazi ko bishobora kutwangiriza ubwonko. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru inyarwanda.com, tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bitwangiriza ubwonko. Gusa mbere na mbere ndagusaba gukanda subscribe, ugakanda na like, ukandika na comment uyandika uko ushaka. Ushobora kuvuga uti gutaha uzatubwire kuri iki ngiki. Ni inkunga ikomeye cyane kuba wakanda subscribe, ukaba wareba video, ugakanda like, ndetse ukaba wanakora na share. Ikintu cya mbere rero mu bintu byangiza ubwonko ni ugukora urwaye. Nk'uko tubikesha inyarwanda.com, bivuga ko iyo ukoze urwaye bituma ubwonko bwawe bwangirika cyane. Gukora urwaye ntabwo aba ari byiza. Urabizi ko iyo urwaye umubiri uba wacitse intege, ubwonko buba bukora cyane, ugasanga ibintu uri gukora biri gutuma ubwonko bwawe bwangirika kubera nyine n'ubwo burwaye. Icyiza ni uko igihe ubonye urwaye, imirimo wagakwiye kuyigabanya ukayireka, ukabanza wakira ukabona gukora. N'ubundi gukora ntabwo bishira mu buzima, umuntu arakora kugeza apfuye. Niyo mpamvu wagakwiye gukora igihe uri muzima. Icya kabiri ni ukudasinzira neza. Abantu benshi turara ku mbuga nkoranyambaga, turara dukora akazi kadashira, ugasanga akazi katubanye kenshi, ugasanga umuntu ntabwo abona umwanya wo kuruhuka neza. Usanga umuntu ari kuryama saa 6, saa 7, ari kuri telefone. Urumva nyine bikaba ikibazo cyane. Uryamye wananije ubwonko cyane, ntabwo uruhutse neza kubera amasaha make uryamye. Birumvikana ko icyo gihe ubwonko bwawe ntabwo bubona igihe cyo kuruhuka gihagije, ugasanga ibyo ngibyo byose bitumye ubwonko bwawe bukora nabi. Ni byiza rero gufata umwanya mwiza wo kuruhuka, ukaryama mu masaha ya kare kugira ngo ubashe kuba waruhuka neza, ubwonko bwawe bukomeze bukore neza nk'uko bikwiye. Ni byiza kuruhuka neza. Icya gatatu ni ukunywa itabi. Kunywa itabi ni ikintu kibi cyane. Murabizi ko nubwo abantu banywa itabi, ariko turabizi ko ari ribi. Ni ribi ku buzima. Itabi ryangiza ubuzima cyane. Kunywa itabi ni ikintu kibi cyane kubera ko itabi rigira uburozi. Ubwo burozi buragenda bukagera mu bwonko, bukaba bwakangiza ubwonko bwawe. Ni byiza kutanywa itabi, nubwo abantu benshi usanga byarabagize addicte, ugasanga kurivaho byarananiranye. Mu by'ukuri ubuzima bwabo buba bwangirika cyane. Kunywa itabi ni ikintu kibi cyane. Ubishoboye warivaho rwose, byaba byiza kurushaho, kuko riba rikwangiriza ubuzima umunsi ku munsi. Ni byiza rero kutanywa itabi igihe wabishoboye. Ikintu cya kane ni ukurya buri kanya, ibyo bita kuryagagura. Kurya buri kanya ni ikintu kibi cyane. Kurya buri kanya rero ntabwo ari ikintu cyiza cyane. Utuma ubwonko bukora cyane, bukora nabi, ugasanga ntabwo bigenze neza, bigenda bibwangiza umunsi ku munsi. Buriya nibura batubwira ko amasaha meza yo kurya ari mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Naho uriye mu gitondo nka saa 1, saa 3 wongeye kurya, saa 5 urariye, saa 6, saa 8, saa 9, saa 10. Birumvikana icyo gihe ubwonko bwawe uzatuma bukora nabi kubera kurya buri kanya. Ni byiza rero kurya mu masaha yabugenewe kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza. Usibye n'ubwonko
n'umubiri wawe uri kuwangiriza kurya buri kanya si byiza, n'igifu cyawe gikora nabi kubera kwirirwa ugiha ibyo kurya buri kanya. Ikintu cya gatanu ni ukudatekereza. Ntawe udatekereza, ariko kudatekereza hano bari kuvuga ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukudatekereza kuko ntawe udatekereza. Ahangaha abantu benshi tuba dufite ibyo dutekereza, ariko hari n'abadatekereza ku bintu runaka. Kudatekereza bavuga ntabwo ari kwa kundi kuvuga ngo nta bitekerezo ufite kuko ntawe ubaho ubwonko budakora, ahubwo utekereza gute? Ni ibihe bintu utekerezaho? Ibintu byo gutekerezaho biba ari byinshi cyane. Baba batubwira nyine kuba watekereza ku kintu runaka, ubaho utekereza. Ushobora gutekereza uti iki kintu nagikora gute, si iki kintu cyabayeho gute, mbese ugatekereza ku bintu runaka, ukibanda mu gutekereza cyane, utekereza ku bintu runaka ukaba wabisobanukirwa, wamenya ibyo ari byo. Icyo gihe bifasha ubwonko bwawe kuba bwakaguka, kubera nyine ubutoza kuba bwakora ibintu bibufasha kwaguka. Icyo gihe ukaba macuwa kandi ubwonko bwawe bugakomeza gukora neza. Gusa ndagusaba gukanda subscribe niba utarayikanda, byaba byiza rwose uyikanze, ugakanda like, ukandika na comment uko ubibona. Twakomeje no ku kintu cya karindwi, ifunguro rya mu gitondo. Kutabona ifunguro rya mu gitondo. Buriya ikinyamakuru.com kivuga ko igihe uryama amasaha menshi, kuva ku mugoroba aho wafatiye ifunguro rya nimugoroba ukaryama, uba waryamye amasaha menshi cyane. Ni byiza rero kubera ko uba waryamye amasaha menshi cyane kuva ku mugoroba kugera bukeye mu gitondo, birumvikana ko ibyo wariye biba bitakikurimo. Niyo mpamvu rero ukwiye gufata ifunguro rya mu gitondo igihe ubishoboye, nubwo abenshi muri ubu buzima bitunanira, gusa iyo bishobotse biba ari byiza kugira ngo ufate ifunguro rya mu gitondo kuko riba ari ryiza cyane, bitewe n'igihe kiba cyasize kuva ukiryama ufata ifunguro rya nimugoroba kugera bukeye. Ubishoboye rero biba ari byiza kugira ngo iryo funguro rya mu gitondo urifate ribe ryakugirira akamaro. Ikintu cya karindwi ni ugukoresha isukari nyinshi. Ntawe utazi ingaruka z'isukari. Iyo ukoresheje isukari nyinshi ndetse igutera na diyabeti, kandi buriya iyo urwaye n'ubwonko ntabwo buba bukora neza, kandi iyo urwaye n'ubwonko buba bwangirika. Iyo sukari rero iyo ibaye nyinshi iragenda igera no mu miyoboro myinshi, ugasanga igeze no mu miyoboro y'ubwonko bitewe n'ubwinshi bwayo, ugasanga rero ubwonko bwawe irabwangirije. Ni byiza rero kugira ngo dukoreshe isukari nke mu buryo bwo kugira ngo dukomeze turinde ubwonko bwacu, kuko ubwonko nicyo kintu cya mbere kidufasha muri ubu buzima bwacu. Nicyo gituma dutekereza, ibyo dukora byose ubwonko buba bwabigizemo uruhare. Ni byiza rero iyo umuntu afite ubwonko buzima, bituma n'ibyo akora bigenda neza. Ubwonko bwacu rero buba bukwiye gusigasirwa umunsi ku munsi kugira ngo ibikorwa byacu bibashe kugenda neza. Ikintu cya munani, batubwira ko kwipfuka mu mutwe igihe uryamye atari byiza, kubera ko umuntu yinjiza ogisijeni. Iyo uryamye ukipfuka mu maso bituma ogisijeni iba nke, ugasanga uri kwinjiza carbon dioxide nyinshi cyane kubera ko uba wipfutse, ogisijeni ikabura aho inyura. Ibyo rero bigatuma iyo carbon dioxide yangiriza ubwonko bwawe, kubera ko carbon dioxide murabizi ko ariyo dusohora tukinjiza ogisijeni. Ubwo iyo carbon dioxide ibaye nyinshi, ogisijeni ikaba nkeya, birumvikana ko ibyo ngibyo bitugiraho ingaruka, byangiriza ubwonko. Ni byiza rero kuryama ukirinda kwipfuka mu mutwe kugira ngo
ubuzima bwawe bukomeze bugende neza, kuko ubuzima bwiza nicyo kintu cya mbere gituma tubaho neza kandi dukora ibintu bikwiye. Icya cumi aricyo cya nyuma ni ikirere gihumanye. Turabizi ko ikirere gihumanye ni kibi, kibamo imyuka mibi. Iyo myuka rero iyo ariyo usanga turi kwinjiza, bituma nyine ubwonko bwangirika, kuko igihe ikirere kitameze neza burya natwe tuba twangirika. Minisiteri y'ibidukikije ibirwanya icyo kintu cyo kwangiza ikirere, kuko irabizi ko ibyo byuka biba byangiriza ikirere ari byo biza bigahumanya abantu, ugasanga imikorere yabo ntabwo igenda neza. Niyo mpamvu bitewe n'ingaruka z'iryo humana ry'ikirere, batugira inama yo kuba twafata neza ibidukikije, harimo gutera amashyamba, kwirinda kuba twakohereza ibyo byuka byangiza ikirere, kuko urumva ko ikirere gihumanye cyangiza ubwonko bwacu. Ni byiza rero iyo dusigasiye ikirere cyacu, natwe tuba dusigasira ubuzima bwacu, kandi ubwonko twagakwiye kubukoresha neza kugira ngo nabwo budufashe gukora ibintu bikwiye kandi bizatugirira akamaro. Ndagushimiye rero wowe wabashe kuntega amatwi kugera ku musozo. Kanda subscribe, kande like, kore na share, niba ngombwa wandike na comment uvuga icyo ubutaha twabagezaho. Ni inkunga ikomeye cyane, kandi mukomeze mudushigikire kugira ngo tubashe kugera aho twagera. Bizaba byiza cyane kandi tuzabashimira tubikuye ku mutima, kandi bidakuyeho ko dukomeza kubashimira abantu bose mugira uruhare mu kureba video zacu, mukatwumva umunsi ku munsi. Ni inkunga ikomeye cyane. Ibyo rero bituma tubashimira tubikuye ku mutima, tuvuga tuti muragahorana Imana, kandi ubwo bwitange muzabukomeze. Natwe tuzajya tubagezaho ibintu birabafasha muri ubu buzima, kandi ngo kubaho ni ukubana. Niyo mpamvu tuba tugomba kugira ibyo tubagezaho, namwe mukadutera inkunga, mukabireba, mugakuramo inyigisho, kandi natwe mukadufasha kugira ngo tuzamure ibikorwa byacu. Ni byiza cyane, turabashimiye. Mwabanaga na Jean Nola pe, kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Turabakunda cyane. Bye bye.